nabayemo hari ibihe nabayemo ndasonza cyane, ndakena cyane, ndababara cyane, ndahangayika cyane n'abana. Hanyuma icyo gihe nari ntwite umwana mutoya. Icyo gihe nari ndi munsi y'igitanda. Yego niho bari banshyize ntumbaze ibintu byinshi. Hanyuma ndi munsi y'igitanda naravuze ngo Mana, noneho hamaze gucya hagejeje nka 12:00 hafi 1:00 ndi munsi y'igitanda, haza iwanjye umuntu. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene, aho mugenda mukurikirana ibiganiro bitandukanye, impuguro, inyigisho, ibintu byinshi bitandukanye ngenda mbagezaho. Hanyuma rero nizere ko mumeze neza. Nizere ko Imana ibarinze, ntimutake nk'abatagira Imana. Imana mbere yuko iturema yabanje kuturemera, kandi Imana iriho ku bwacu. Burya igutekerezaho nubwo utabizi, kandi igufite mu migambi yayo. Uko bukeye nuko bwije Imana iguhoza ku mutima, burya ibiri gutegurira uko uzabaho, uko bizagenda n'inzira bizanyuramo. Ntago yakuretse nk'uko ubitekereza, nta nubwo yagutaye nk'uko ubyibaza. Iyiza kuba yaragutaye ntago uba ugihumeka, uba uri mu mazi abira, uri mu kaga gakomeye karuta kurimo. Hanyuma rero izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nanjye rero murambona meze neza, n'abana 5 Imana yanyihereye, tumeze neza, turashimira Imana. Kandi nukuri ntacyo dushinja Imana. Burya nujya kurizwa n'ibyo Imana itakoze, ujye ubanza urebe ibyo yakoze. Ujye uvuga uti mbese ibyo yakoze natanze iki? Uzajya usanga ntacyo yatanze, ntacyo watanze. Mbese Imana ikora ibintu byose byiza, ikabikorera abo yaremye, buri wese bifite uburyo imutekerezaho. Nugera mu kaga gakomeye, ndetse gakomeye cyane, ntukavuge ngo Imana yaranyanze. Imana ntago yakwanze, ahubwo iragukunda. Hari ibihe nabayemo ndasonza cyane, ndakena cyane, ndababara cyane, ndahangayika cyane n'abana. Hanyuma icyo gihe nari ntwite umwana mutoya. Icyo gihe nari ndi munsi y'igitanda. Yego niho bari banshyize ntumbaze ibintu byinshi. Hanyuma ndi munsi y'igitanda naravuze ngo Mana, uranzi, urandeba cyangwa waranyibagiwe? Ndangije ndayibwira ngo nimba unzi, ngo nimba unandeba, ngo binyereke. Ntago nari nzi kiri bukora ako kanya. Ndi mu mazi abira, kandi ntwite ndi munsi y'igitanda. Ntwite ndi munsi y'igitanda. N'ubuhamya nyine. Nabivuze mu rutondo rwa kare, nko mu 10:00. Noneho hamaze gucya hagejeje nka 12:00 hafi 1:00 ndi munsi y'igitanda, haza iwanjye umuntu. Arakomanga, arampamagara. Akajya yumva ijwi ryanjye, ariko akayoberwa aho ndi kuvugira. Akampamagara, Runa, Karame, ndi hanerega. Arandeba mu cyumba, arambura. Areba mu cyumba cy'abana, arambura. Kumbi ndi mu cyumba cy'abana munsi y'igitanda, nari ntwite umwana wanjye muto. Arangije arambwira ngo Uwiteka yakuntumyeho. Haleluya, haleluya. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo ibyo ubona ngo bizashira birangire, ngo bimere ngo nk'uko amazi ameneka akagenda. Yansomeye ijambo ry'Imana. Ngo Imana irakuzi, hambwira amagambo meza, ngo kandi Imana iragukunda, ngo Imana izabigukuramo, ngo uzabyibagirwa, ngo bizagenda biyoyoke, ngo bimere nk'amazi ameneka agashira.
ntabwo amazi ajya ameneka ngo agume aho yamenye, arashira agakama ntumenye ko yanahageze. Ndashimira Imana ko ibyanyirukansaga icyo gihe narabyibagiwe nk'uko amazi ameneka agakama. Hajambo Imana ivuga ngo rihere. Imana rero irakuzi. Cyo gihe nari ndi mu mwijima ntitegereje umucyo, kuko umucyo ntabonaga aho uzanyura. Nakubitwaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Kandi buryo ushobora gukubitwa kuko wabaye ikirara, ushobora gukubitwa kubw'ingeso mbi, uzi gukubitwa noneho nta n'icyo uzira biryana kurushaho. Tarashize. Najyaga ntaha mbere yuko ngera mu rugo nkayita mpamagara nk'umwana w'umuturanyi nkamubwira intumva, ndebera mu rugo ko papa Sharirene adahari, ndebera ko adahari. Umwana akaza atarahari, haba mpagaze ahantu, hari igihe nahahagararaga ntwite, hari igihe nahahagararaga mfite uruhinja mu mugongo ngahagarara nkongera nkamuhamagara, wongera ujya kundebera ko yagiye, kuko nabaga nzi ko ndi buryihe. Nkamubwira nti genda wongere undebere, ndatwite indiragera aha cyangwa se umwana ari he, ari mu mugongo. Ntago nari nzi yuko ibyo bintu nabivamo, nta nubwo nari nzi ko bw'ubuzima bwavamo. Kandi mureke mbabwire, iyo ugeze ahantu hakomeye, burya mu ntambara niho hagwa abantu benshi, irimo irarangira hagwa abantu benshi. Imana iyo ijya gutabara umuntu, icyo nabonye, haza ibintu bikarushaho gukomera, bikarushaho kuba bibi. Ni nayo mpamvu abakristo benshi mujya mugwa munsi y'ibisubizo byanyu mugiye kubyakira. Ubwo se aho hantu urumva hari horoshye? Imana rero iragutekerezaho nubwo utabizi. Uko ugenda wisanga mu bibazo niko unisanga mu bisubizo. Uba mu bibazo utagizemo uruhare, ukajya no mu bisubizo utigeze ugiramo uruhare, kuko ubuzima bwinshi tubayemo nubwo tuzi, ntabwo ari ubwo twigeze twandika ngo tuzabamo gutya. Ubuzima bubi bwakujeho, ntiwigeze wandikira Imana, ntabwo wigeze ufata ngo ngiye kubaho muri ubu buzima bubi. Rero n'ubuzima bwinshi burya mubamo bwiza, ntabwo wigeze uvuga ngo ndashaka kubaho gutyo. Nta muntu ujya ugira amahitamo, ntago hari ibintu Imana yikorera ubwayo ku giti cyayo. Nyindi kubabwira yuko hari ibintu nari nzi ko ntazavamo, ariko nabivuyemo. Nawe rero shyitsa umutima mu nda. None ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kukubwira ngo nubona ibintu bikomeye, aho kugira ngo ugabanye amasengesho uzongera amasengesho. Nubona ugeze mu ntambara zisobekeranye, umeze nk'uri muri rompu udafite umuhanda wo kunyuramo, uzaba ari bwo wongera ibihe byo gusenga ndetse no gutinya Imana, kuko mbabwije ukuri, aho isi igeze mu buzima bwacu nihativangamo andi maboko atari ay'umuntu, ntabwo uzabasha kuba. Ibyo byo ndabiguhakaniye, kuko ibihe byavuzwe muri Bibiliya ngo hazabaho ibihe birushya, nibyo bihe birushya tugezemo. Ibihe birushya byavuzwe na Bibiliya nibyo turimo. Nta wundi mutera nkungu ushobora kubona muri ubu buzima waguteza imbere, ukaguka ukagera ahandi kure, akivanga mu byawe bigakunda. Ubuzima butari mu Imana nta kintu bumara. Nubona byakomeye, uzajya bari bwo urushaho gusenga cyane kuruta uko wasengaga. Kandi nubona bikomeye, ujye urushaho kwiyegereza Imana. Dore Satani rero ukuntu ari mubi. Abantu bahura n'ibibazo bikomeye, hamwe bageze hakomeye bakaba ariho bagwa. Kandi burya hamwe hakomeye niho Imana iba igomba kugaragara, niho ubukwiye kuyikunda ukayiyegereza kugira ngo igufashe intambara. Kandi mbabwije ukuri, abantu bafite ubwenge ndabizi, bazi gushakisha pe, bagira ubwenge bwo gushakisha, bakagira ubwenge bwo kubaho, ariko mbabwije ukuri, aho isi igeze ntabwo ubwenge bwacu buzakora bwonyine, buzakorana n'amasengesho, buzakorana n'Imana n'imbaraga z'Imana. Nimbuza ubwenge rero mu bintu biteze guta agaciro. Ibintu bigenda bita agaciro ndetse bikava ku isoko kugeza ubwo n'ikiguzi cyabyo kiba gitoya.
imodoka zitagaciro, hari za kampani zitagaciro, haje izindi, telefone zitagaciro kuko haje zisimbura. Nabonye n'abantu hari ukuntu abantu basigaye bakuramwa abandi nk'imyambaro ishaje, abagore mbona basigaye nabo babatesha agaciro, mbona n'abagabo babatesha agaciro ngo haje abandi. Ibintu byose byo muri iyi si mbona hari uguteshwa agaciro, ariko ikintu bita kubana n'Imana cyangwa kugira Imana, Imana nta kindi kintu giteze kuyisimbura kibaho, kuko Imana tuzayikenera mu myaka yacu yo kubaho, kugeza dupfuye tuzaba tugikeneye iki? Imana. Nta busirimu wagira bwakuraho gukenera Imana, nta mafaranga watunga yakuraho gukenera Imana, nta cyubahiro muri iyi si wagira cyatuma utazakenera Imana, nta mubare w'amakonte wagira byatuma utazakenera Imana. Imana izahora ari iya mbere. Reka mbabwire, kuva isi yaremwa no kugira isi izarangira, Imana izahora ku isonga ryo kubiyamba. Imana ni umusitari. Mureke mwebwe mu basitari, hari ukuntu bajya babashwa ngo muri abasitari, namwe mukishuka ngo muri abasitari. Imana niyo musitari nabonye. Nk'ubu wowe uricara ngo uri umusitari, ejo hakaza abandi basitari do, wowe ukahita uzima pyo. Ni utuntu nyine tw'ubuzina buri aho umuntu yishimana iminsi ibiri Imana iba yaraguhaye, cyokora wabyitwaramo neza ukibera umusitari w'Imana. Ntabwo umuntu w'Imana ajya atagaciro, kuko ibintu biti turimo, ibintu Imana yadushyizemo ntibibora, ntabwo bita igihe. Ntimubona ko twirwa tubabwira nimukizwe, nimusenge, kugira Imana ni byiza mukabyanga. Hari igihe muzashaka gusenga isengero zose zifunzwe, hari igihe muzashaka Imana kuyigira ntacyo byenda kubamarira, hari igihe muzayishakana umwete mukayibura, ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Hari igihe muzayishakana umwete muyibure, hari igihe muzifuza ijwi ryayo muribure, hari igihe uzifuza ugusomera Bibiliya uyibure. Ureke ubu twirirwa twarasaraye tubabwira Imana ntimuyumve, mukeneye kugira ibindi umwumva, nuko muhaze. Nubona bikomeye rero uzajya ubaruho urushaho gusenga cyane, kandi nubona ubuzima bumeze nabi uzajya ubariho urusha kwegera Imana cyane. Ahubwo birakomera ukaba nibwo uvuye ku Mana, wabona ibiteye ubwoba byaje ukabona nibwo uvuye ku Mana. Nyamara igihe cyo kwegera Imana ni mu bihe bikomeye, kuko mu bihe bikomeye oyerega ibihe byoroshye burya ibihe byoroshye na mudugudu yaza, byoroshye n'abashinzwe umutekano wabahamagara, byoroshye burya na dadi wamuhamagara, byoroshye na shu wamuhamagara na anko. Ariko ibihe bikomeye nta muntu ubihamagaramo abandi bantu. Ibihe bikomeye nibyo Imana izamo. Burya ni ntayo mpamvu iyo bicyoroshye ntuyibona. Iyo bikiri malariya ntiza, izi ari byabaye kanseri. Iyo ukibasha kujya kudepoza ntabwo igize. Hamwe washobewe noneho wibagiwe ko wanize niho iza. Nibikomera rero, hamwe abaganga bakubwira ngo madagenda urindire gupfa, burya niho iza. None se Imana yakora ibyo mudugudu akora ikazitwa Imana, na mudugudu akitwa mudugudu? Ntibibaho. Imana ikora ibitesekerevo, Imana ikora ibintu biyipresenta. Haleluya. Imana ikora ibikorwa biyipresenta, ku buryo ibintu ikoze umuntu wese avuga ngo iyi ni Imana, iyi ni Imana. Nawe nyirabyo ukavuga ngo ni Imana. Imana ikora ibintu ku buryo utazitiranya ko Imana n'umugabo wawe, Imana n'inshuti zawe, Imana n'igihugu. Ikora ibintu biyipresenta ubumana bwayo, ikora ibintu biyipresenta imbaraga z'Imana. Nibyo ikora. Ariko ibintu Imana izakora ntibimenyekane, nta n'inyinya yakwereka. Ni nayo mpamvu ibintu Imana ikora itabishaka ko tubigira ubwiru. Narabibabwiye nigeze ndababara ngo kubera ikiberekanya aho ntuye, noneho bazanca umutwe. Birambabaza, ariko buryo birambabaza. Sinari narabyerekanye kuri kamera yanjye, ndavuga nti nzabihisha, ari ibintu duhisha ngo bataduca umutwe, ariko nasanze ari amakosa. Ni amakosa. Tujye duhora narashonje nabayeho gutya, niduhaga tubihishe biragatsindwa n'Uwiteka. Cyo gihe hari inkuru numvise mu matwi yanjye,
ese kuki uvuga ko watuye mu ihene zo kwa Petero? Kuki utifuza kugaragaza aho utuye Imana yagutuje? Ubu abantu bazamenye ko Imana ari Imana itera agahinda gusa, ni Imana ibabaza abantu, ni Imana yica abantu. Oya disi we, ni Imana imanura ikagushyira mu mukungugu, ariko ni Imana izamurika kwicazanya n'ibikomangoma. Oya, iyo bigeze hano no ntago naceceka. Ni Imana iguteza icyangiro ikemera kikakugeraho, umuntu wese akakwita izina, ariko Imana yaza ukitwa rimwe. Ni Imana igusuzuguza abantu bakavuga ko ntacyo mupfana, ariko yaza ukitwa anti, ukitwa anko. Uriya ni anti, uriya mwabonye ni anti, uriya mwabonye ni anko wanjye, uriya avukana na mama, tugira icyo dupfana sawa nyine. Ari mu mbetezi se hari uwabivuga? Ari kunywa ibivuzo hari uwabivuga? Yambaye inkweto z'ibibonde mu nzira hari uwabivuga? Sawa nyine. Haleluya, haleluya. Iyi Imana yaje abantu bose bashaka kukwitirirwa. Uziko ari muri famille, ntimubona nkanjye. Ubu ntibirasobanuka neza kubera n'abantu hari abantu nyine bananyihakana, ariko sha mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere dore aho nibereye, singaha hondi. Mu minsi iri imbere muzongera mumbyiganeho ngo ndashaka umbere marene, mundyaho amafoto n'ubu murayandya kandi ifite inshuti. Mana ibahe umugisha bari kunkunda muri iki gihe, Mana ibahe umugisha. Ariko hari urundi rwego nzageraho, hari ahandi hantu Imana izanshyira. Haleluya, nzaba ntikoraho, nzaba mpumura nka mugani wa Kimomo. Abantu nuko twabaye, nuko duteye, dukunda abantu basa neza, dukunda abantu bari mu byishimo. Ubu hari n'uwo wahamagara ati barashaka kunsaba akanga kukwitaba kureba, hari n'abakuburotse ngo utazabatera shida zawe, uretse aho wadepoje baguhamagaresha, buretse baguhamagare, buretse guhindurira akazi, buretse intebe yawe yimure, buretse yimure karitsiye, buretse yimure iguhirinde izina, bazajya bagera gutya. Kintu mbangira nuko babiguha kandi waranabihaze, igihe wari ubikeneye nta na kimwe ubona, ariko ujye ufatira aho ugeze. Mana nibaho umugisha. Nubona bikomeye uzajya ubaribwo uyikunda, uzajya ubaribwo uyisenga, uzajya ubaribwo uyegera, burya nibwo ibigiye kuza. Tinababwa Imana ijya kuntabara, Imana ijya kuntabara ikanzana aha hantu. Ndambwira abantu ngo nge nari mvuye igako ntimuzankange. Nari ngeze ku rwego rwo gushaka gucumbikisha abana banjye. Vuga intumwe nzamujyana kwa murumuna wanjye, undi nzamujyana aha, bose narabaza aho nzabajyana, hanyuma ngo ngewe njye gukora akazi ko mu rugo. Ibi bintu byavugwaga n'umuntu wigisha ibiterane muri iki gihugu. Nigishaga ibiterane amaparuwase yateranye bakantumira. Inzara n'ubukene birantera, hangira kubura yo kwishyura inzu. Noneho ndanahagurukirwa, batuye umugore nta hantu yemeye gutumirwa. Sinasambanye, ntago nibye, discipline y'itorero ntayo nanze, nta cyaha kindegwa, uyu mugore ntaho yemerewe gukandagira. Hanyuma urabigira utese? Narindi hagati nk'ururimi. Ariko Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Mugende gutekereza gutyo, agahinda karanyishe, nabuza yo kwishyura inzu. Niko abagabo batereta ku ruhande, niko bashaka kuza kumfasha kurera abana. Ngaho abanyeretswe abambwa ngo nzagufasha kurera abana, nzagukunda nkumara agahinda, bakamara sebo ntibagafite bazabanze bakimare. Aho hantu niho data yasanze arakabyara, niho yasanze arambwira ngo nzaguhemba mu madolari, ngo uhembe no mu manyarwanda, ngo uhembe no mu mayero. Nimba hari faranga riryoha riba muri iyi si ni dolari. Iyo ngiye muri beka kurifata, uwite ukomeze uyampe. Imana irampemba. Abana banjye sinaba nkigiye kubatanga, n'ubu ndacyari kumwe nabo. Nkunda abana banjye ku rwego rukomeye, kubukubiri nabo numvaga bingoye. N'abagiye muri internet baragiye nsigara ndira. Ubu hari abana bagenda avuga none ndapfuye. Mureke soze, ntago ubuhamya nzareka kubutanga rero. Abantu nimusubiza amerwe hehe ko twaje ngo kumena amabanga. Ubusemenya yahe mabanga? Reka tubwira abantu kugira ngo bahumurizwe, bamenye ko mu ijuru hakiri Imana.
Imana irantabara, abana banjye batangira kubaho. Niho abavuze ngo ntihakagire umuntu umijambo. Ubu mama Sharirene ni umugore ugikeneye amagambo y'abantu n'amajambo yabo. Ndicara hano nkabwiriza isi yose. Haleluya. Kandi iyo mbabwirije noneho ubu ndahembwa. Mbere mwaranantukaga. Mpimbaga amazina. Ubu ngubu uranantuka nkinjiza. Vuga ngo amina, Imana yampaye promotion, yanzamuye mu ntera. Ubu murantuka ngahembwa. Kera mwantukiraga ubuntu. Hanyuma ndabakunda. Ndabakunda nshuti zanjye, ndumva nasoreza hano iyi message, ndumva nasoreza hano ubu butumwa, gusa mumenye ngo ndabakunda. Kandi ngewe nkunda abantu bose. Nukuri nimbikubwira uravuga ko ndi indyarya. Ndabakunda, ndabakunda kuko ntago nabaremye. Kandi iyo mbonye ukuntu imvura igwa, Imana ikashyira n'imvura mu mirima yanyu, mpita mvuga ngo ko Imana ibakunda ngewe ubundi ndababaza iki. Ndabakunda rero by'umwihariko abakunzi ba mama Sharirene, ndashoje. Imana nibahe umugisha. Abatarakora subscribe mukore subscribe, mukore share na comment. Nta kibazo, inama n'ibitekerezo byanyu birakenewe. Hanyuma nongere mbibutse abantu mufite ubuhamya bwubaka, ubuhamya butari ubwo guseserezanya, ubwo kwanikana, ubwo kubabazanya. Reka njye kumwumvisha, reka mwereke hoya ubuhamya bwerekana ko Yesu agira neza, ubuhamya bwereka abantu ko agahinda barimo bakavamo. Uzabuzane kuri mama Sharirene, nzaguha karibu. Imana nibaha umugisha.